Ndizera ko umeze neza, amahoro y'Imana aganje umutima wawe, nshuti yacu, nshuti y'umusaraba, Imana iguhe umugisha. Uyu mwanya rero nje muri iki kiganiro nkuzaniye message yawe, kuko ubwo nari ndimo mu kanya ndi muri gahunda zanjye zo nari ngiye kuba ndimwo, umwuka w'Imana aransanze aranganiriza, arambwira ngo ninze nkubwira ibi ngibi. Icyambere, nabonye ijuru rikwibutse, nabonye ijuru rigutabaye. Uti byagenze gute? Nagize ishurirwa mbona imbere y'ubuzima bwawe hari ibintu byafunze inzira yawe, kuko nabona gushaka kurengana, nkabona biri kwanga ko urengana, kubera imbere yawe inzira yari isa nk'iyuzuyemwo ibintu by'ibicafu, ibintu by'imyanda byinshi cyane, ariko byarazibiye ari byinshi. Mbona ubuze ukuntu urengana, nkomeza kwitegereza, ngiye kubona mbona haje nk'umuyaga mwinshi, mbona bya bintu urabihushye ubikura muri iyo nzira. Inzira yari irimwo ibyo bintu by'ibicafu byinshi byakubuzaga kurengana, mbona iratunganijwe, mbona ya nzira irasibuwe, mbona ya nzira ibaye nziza. Numva ijwi rimbwiye ngo ninze nkubwire nonaha ngo inzira yawe irateguwe, inzira yawe irafunguwe. Hariho ibintu byari byarafunze iyo nzira kumbure yafunzwe n'abarozi, bafunga inzira yawe ngo utazagira ikintu ugeraho, utazagira aho ushika. Hariho ibintu byari byarayifunze, hariho inshuti mbi zari zaragufungiye amayira, kuko hari inshuti mbi zijya ziza mu buzima bw'umuntu, izo nshuti zikakugirira ishyari aho kugira ngo zigucire inzira, ahubwo zikayifunga. Kumbure iyo nzira yari yarafunzwe n'inshuti mbi. Hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye byafunze iyo nzira yawe. Rero Imana yambwiye ngo nize nkubwire ngo aka kanya ubu tuvugana, inzira yawe Imana irayifunguye. Nimba uri umumama ubyizere, nimba uri umusore, nimba uri umukobwa, nimba uri umupapa, uri we wese, igihugu cyose cyuherereyemo, byizere, wature uvuge ngo inzira yanjye irafunguwe mu izina rya Yesu, kuko biraza kukubera uko nguko wowe ubyizeye. Kuko burya message yakira umuntu wizeye. Iyo umuntu yizeye abasha kwinjira mu isi y'umwuka, akabasha kumva icyo Imana ivuganye nawe. Iyo umuntu yizeye abasha kwakira message y'Imana ku buzima bwe. Byature rero ubyakire uvuge ngo inzira yanjye irafungutse mu izina rya Yesu. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo umaze igihe ufite umubabaro mwinshi wo mu mutima. Imana yambwiye ngo ugiye kunezerwa, ugiye kunezerwa, kuko Imana ikuremeye ikikunezeza. Icya gatatu, Imana yambwiye kuri wowe urwaye. Imana yambwiye ngo kumbura abaganga byarabananiye, abantu baragerageje ibishoboka byose ngo bakuvuze, bararushe. Nawe ubwawe urabireba ukabona ko uburwayi bugiye kukwica. Imana yambwiye ngo nize nkubwira aya magambo. Nagize iyerekwa ngiye kubona, mbona marayika w'Imana aje mu ishusho y'umudogiteri. Mbona gusanze muri ubwo buriri bwo urimo, mbona gusanze muri iyo ntebe yo wicayemo. Ngiye kubona mbona wa mumarayika atangiye igikorwa cyo kukuvura. Numva ijwi rimbwira ngo Imana imanuye marayika wayo kuvura abantu bamaze igihe barwaye kandi bafite indwara zananiranye. Birashoboka unkurikiranye, uri muri Amerika, uri muri Canada, uri muri Australia, uri hano mu Burayi, uri muri Afrika, uri muri Aziya, igihugu cyose uherereyemo, umugabane wose uherereyemo. Ndagira ngo ubyizere, ubyature, ubyakire, uvuge ngo nakiriye gukira mu izina rya Yesu. Birashoboka ufite ikibazo gikomeye cy'uburwayi, baganga bakubwiye ko utazakira, ubwo burwayi budakira. Nabonye marayika w'Imana aza kugukiza.
nabonye marayika w'Imana aza kuguha ku buzima, nabonye marayika w'Imana aza kukuvura. Umaze igihe urwaye amavi, igihe cyo gukira kwawe cy'amavi ngiki kirageze. Umaze igihe urwaye mu nda, hariho operasiyo wari ugiye gukorerwa yo mu nda. Nagira ngo nkubwire ngo ijuru ryohereje marayika kugira ngo agukorere operasiyo, ugiye kuvurwa. Byizere ubyakira uvuge ngo nakiriye gukira mu izina rya Yesu. Nagira ngo nkubwire ibi ngibi bigiye kukubaho niwabyizera. Ugiye kushinga inama, ugiye kuvuga kugira neza kw'Imana. Nyemerera nkusengera Imana. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ibohora, uri Imana y'imbaraga. Rema zikore bosha idehoria, imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirabohora. Ndatuye ubuzima, ndatuye ubuzima. Marayika wawe nakore igikorwa, marayika wawe nakore igikorwa. Bakire kubahoka, marayika bakize, marayika bakize, marayika bakize mu izina rya Yesu, marayika bakize mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka kigura imiryango, inzira zabo zitunganwe. Mwuka wera ategura izo nzira, mwuka wera ategura iyo nzira mu izina rya Yesu. Mana baremera amashimwe, Mana wakore bitangaza mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana ko hari ibyo bakoreye, kubuhaye urubyaro, kubukuye mu bushomeri mu izina rya Yesu, kubuhaye akazi. Oh haleluya. Hari abantu Imana ihaye akazi mu buryo bwihuse, kandi nagira ngo nkubwire ngo bakubwiye ko utazabyara, ariko ndabona Imana igiye kuguha abantu barenze n'umwe. Byakira uvuge ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Erega kubyakira niko kubihabwa, niko kubirema, niko kubibamo. Byature. Ukoresha ururimi rwawe. Hari abakoresheje ururimi bakuroga bavuga ko ntacyo uzageraho. Koresha ururimi rwawe, nawe ubohora ubuzima bwawe, nawe ubyakire. Vuga ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Kandi ubibemo. Akira kubibamo, akira umugisha, akira umugisha w'Imana, akira uburinzi, akira gukingurirwa imiryango, akira gucirwa inzira mu izina rya Yesu. Tuguhaye ikaze ku mugoroba materaniro yo kuri Zoom. Hanyuma iyi video nimba uyumvise, uyuguruye ukayumva, ndagira ngo uyishangize inshuti zawe. Yesu aguhe umugisha. Shalom shalom.